Reka nizere ko umeze neza cyane. Hanyuma nkuko wabibonaga muri iyo video, ni Mugisha Benjamin cyangwa se Tiger B cyangwa se The Ben muri video shooting n'itsinda Gisubizo Ministries. Mu magambo ati yataye kuri ibicumuro byanjye njewe nabaye umwe na yes. Ni indirimbo ya gospel abantu biteze igiye kujya hanze mu minsi iri imbere nkuko wabibonaga. Ayo ni amashusho y'iyo ndirimbo. Ariko sasa abantu benshi bashobora kuba babonye no projet, ariko burya ngo projet ibifite ibintu biri inyuma. Mu buzima busanzwe Mugisha Ben na mbere yuko yigira muri secular music, uyu nguyu yarasanzwe ari umuririmbyi wibera muri korali. Ati rero amakuru mfite y'abantu bari hafi nyuma yuko iyi collabo ibaye, ngo The Ben mu buzima busanzwe ngo akunda Gisubizo Ministries cyane ku rwego aba yumva mu gihe cyose yaba hagaritse kariyeri yo kuririmba secular music ashobora kugira gutya akigira muri Gisubizo. Ariko amakuru nkuzariye, amakuru yandi akavuga yuko ngo kugira ngo iyi ndirimbo ibeho habaye ibiganiro haba ku ruhande rwa Gisubizo Ministries ndetse no ku ruhande rwa Ben. Ku ruhande rwa Gisubizo Ministries ni indirimbo yashutinzwe babishaka cyane ko gukorana na The Ben mu rwego rwa viewership, mu rwego rwa marketing ni ikintu cyiza, ni ikintu gihambaye, ni ikintu gishobora gutuma indirimbo ishobora kuba yagera kure, indirimbo ishobora kuba yarebwa n'abantu benshi cyane, indirimbo ishobora kuba yavuga ubutumwa cyane ko The Ben asanzwe ari mu bahanzi bafite igikundiro. Ariko hakabamo uruhande ruvuga ruti ubu ngubu ntabwo twaba dutaye umurongo wa gospel kuvuga ngo dufashe The Ben. The Ben murabizi muri iyi minsi ari gutegura igitaramo. Oh my god, ngeze mu biterane kandi kuko nivugiraga shooting. Arimo arategura igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere aho zahuriramo na Bruce Melody. Abakaba ari abahanzi babiri nshobora kuvuga ngo ni two giant artists hano mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Rero abantu bakibaza bati ese ubu Ben uyu muntu naramuka agize bijya bibaho ibintu by'amabeef muri industry ya music sanzwe, hakaba haba nk'ikintu cyo gwarasinga The Ben, ntago bishobora kuzana ingaruka zitari nziza kuri indirimbo ya gospel izaba yakozwe. Abantu bakavuga bati ahangaha Gisubizo Ministries SC yari ifite target cyangwa se ifite target kuko already indirimbo nkuko wabibonye muri iyo video ni indirimbo irimo irashootingwa. Yari ifite target yo kuvuga ubutumwa cyangwa yari ifite target yo gucuruza. Icyo nicyo kintu cya mbere kirimo. Ariko ku ruhande rwa Ben cyangwa se Mugisha Benjamin yigeze kwivugira yuko igihe kiri hafi, igihe cyegereje akongera akisubirira muri gospel, akaba yayoboka inzira mugenzi we Ngabo Medal Medi yamaze gufata yo kuba yikorera umuziki wa gospel. Rero abantu benshi bakavuga bati ibi ngibi haba ku ruhande rwa The Ben harimo ikintu gikomeye, harimo inyungu yo kwigarurira abantu kuko tutanabeshye n'aba bantu baba baririmba baba mu churches byanze bikunze muri izi battles zo kugira umuhanzi ukunda. Hari abantu baba bavuga ati njye ndi team Bruce, abandi bakavuga ati njye ndi team Tiger, kuko nahise nirukira muri comment section nsanga abantu bari kuvuga ati erega The Ben ni Mugisha koko ahantu hose ageze ibintu biba bimeze neza cyane. Ubwo rero sinzi iyi ndirimbo nyifitiye amatsiko, sinzi niba nawe ifitiye amatsiko. Utekereza ko ibi ngibi byaba birimo biraganisha umuziki wa gospel? Well, ni iterambere riza kuzana viewership, rizana na incomes mu buryo navuga bw'amafaranga, ariko se mu buryo bw'umwuka spirituellement hari ikintu Gisubizo baza gukuramo kinini cyane. Nkuko nabikubwiye gukorana na The Ben ni izina rikomeye. Hano nanabwira Gisubizo ngo kudos, hano mukoze ibintu bidasanzwe cyane. Anyway, jya muri comment section wonyibwirire The Ben Gisubizo Ministries gukorana indirimbo ubyakiriye ute, kuko iyi ni indirimbo nkuko ubibonye muri video yamaze gukorerwa video ku buryo nibyanagutangaza before the end of this year indirimbo ubonye by droppings ukabona iri hanze. Unyibwirire my friend, ubyakiriye gute kubona The Ben ari kuri stage arimo arakorana na Gisubizo Ministries? Gisubizo nkwibutsa ngo ni imwe muri ministeri ikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bakoze indirimbo nyinshi cyane, harimo indirimbo yitwa Ngohetse ku mugongo wanjye n'izindi nyinshi cyane. Ubwo rero uraza kumbwira muri comment section umbwira uti kubona The Ben na Gisubizo Ministries ku ruhande rwa Gisubizo ni byiza, ku ruhande rwa The Ben ni byiza. Umbwire uko ubitekereza. Njye nitwa Amini Intashyo, update yose iri hanze uyisanga hano kuri Intashyo Empire. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ntugende udakoze subscribe. Be blessed.